Zaburi ya 7. Shigayoni ya Dawidi yaririmbiye Uwiteka kubw'amagambo ya Kushi wo mu muryango wa Benyamini. Uwiteka Mana yanjye, ni wowe mpungiraho, ntabara ntizabangenza. Urya muntu ye gushishimura umutima wanjye nk'intare, awushwatagura ari nawe untabara. Uwiteka Mana yanjye, niba naragenjeje ntya, niba amaboko yanjye ariho ubugoryi, niba narituye inabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga mpoye ubusa. Umwanzi agenza umutima wanjye awugereho, akandagirira ubugingo bwanjye hasi, ashyira ubwiza bwanjye mu mukungugu. Uwiteka, hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera, kandi unkangukire washyizeho urubanza. Nuko iteraniro ry'amahanga rikugote, nawe usubire hejuru yaryo. Uwiteka, acira amahanga urubanza. Uwiteka, uncire urubanza rukwiriye gukiranuka kwanjye n'ukuri kundimo. Ububi bw'abanyabyaha bushire, nawe ukomeze abakiranutsi. Kuko Imana ikiranuka, igerageza imitima n'impyiko by'abantu. Ingabo inkingira ifitwe n'Imana, ikiza abafite imitima itunganye. Imana ni umucamanza utabera, ni Imana igira umujinya iminsi yose. Umuntu natihana izatyaza inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora, irawutunganije, kandi imwiteguriye ibyica, imyambi yayo iyikongejeho umuriro. Umunyabyaha aramuka ibibi bitagira umumaro, inda yasamye ntigomwa abyara ibinyoma. Yarimye ubushya acukura burebure, agwa mu ruhavu yacukuye. Igomwa rye niwe rizagaruka ku mutwe, urugomo rwe ruzagwa mu gitwariro cye. Nzashima Uwiteka nk'uko bikwiriye gukiranuka kwe, nzaririmba ishimwe ry'izina ry'Uwiteka usumba byose. Haleluya.